Inshuti bakunzi rero tukaba tugiye gukomeza kuganira kuri Astrida nk'imwe muri teritwari zari zigize u Rwanda. Reka turebe rero bimwe byari byigize iyi teritwari. Tugiye kugaruka ku rwunge rw'amashuri yisumbuye rwa Astrida ruzwi nka Groupe Officiel de Butare. Urwunge rw'amashuri yisumbuye rwa Astrida rero ruzwi nka Groupe Scolaire Officiel d'Astrida niko kera yitwaga, ariko ubu ngubu ikaba yitwa Groupe Scolaire Officiel de Butare nyuma nk'uko rwaje kwitwa nyuma kugeza ubu ngubu. Bashinzwe n'umuryango w'abafurere b'urukundo Congregation des Frères de la Charité, bageze mu Rwanda mu 1929. Ishuri ryatangiye ryitwa urwunge rw'amashuri rwa Astrida Groupe Scolaire d'Astrida. Icyo gihe gishingwa niryo ryari ishuri rikomeye mu Rwanda no mu Burundi, ryigishaga urubyiruko rwagombaga gufasha ababiligi mu mitegekere y'u Rwanda n'u Burundi, les assistants. Buri gihe mu mwaka wa mbere hatangiraga abanyeshuri 100 baturutse mu bihugu byombi, 50 b'Abanyarwanda na 50 b'Abarundi. Kugabana imyanya muri ubwo buryo byarangiye ibihugu byombi bibonye ubwigenge. Kugabana imyanya mu buryo bungana hagati y'u Burundi n'u Rwanda byabaga mu mwaka wa mbere gusa, naho mu mashami buri mwana yihitiragamo icyo ashaka kwiga. Kuva mu 1933 kugeza mu 1948 iri shuri ryigishaga abanyeshuri mu gihe cy'imyaka 3 gusa, barangiza bakajya mu kazi. Ryari rifite amashami 4 ari ishami ry'ubuhinzi section agricole, ishami ry'ubuvuzi section médicale, ishami ry'ubuyobozi section administrative n'ishami ry'ubuvuzi bw'amatungo section vétérinaire. Muri 1940 niho hasohotse abanyeshuri 30 ba mbere bize mu rwunge rw'amashuri rwa Astrida. Abanyeshuri bahize nyuma yo guhindura uburyo bw'imyigishirize reforme scolaire guhera muri 1949, bavuga ko himukaga gusa abanyeshuri bafite icya kabiri, abandi bagasibira, abatsinzwe bakirukanwa. Mbere yo guhabwa impamyabumenyi cyangwa se certificate, abanyeshuri babanzaga kwimenyereza umwuga aribyo bita internship. Ishuri ryaboherezaga mu Rwanda cyangwa mu Burundi rititaye ku nkomoko y'umunyeshuri. Ibi byaterwaga n'uko ababiligi bafataga u Rwanda n'u Burundi nk'intara imwe. Nyuma y'igihe umwaka umwe cyangwa 2 bitewe n'icyo yiga, umunyeshuri yagarukaga mu ishuri agakora ibizamini mu buryo bw'ibiganiro aribyo bita interview kugira ngo ahabwe impamyabumenyi ye. Bene ibyo bizamini byakoreshwaga n'abazungu baturutse i Kigali, i Gitega n'i Bujumbura. Abanyeshuri batsinze ubutegetsi bw'ababiligi bwabohererezaga gukora muri za teritwari. Abayobozi bazo cyangwa se ba administrateri bakabagenera imirimo bakora. Mu myaka ya nyuma yabanjirije ubwigenge, umwirabura ufite impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye buri kwezi yahembwaga ibihumbi bigera kuri 5 by'amafaranga yakoreshwaga muri Kongo, mu Burundi ndetse n'u Rwanda. Umukozi yakurikiranwaga mu kazi n'umuyobozi umwe we yabaga ari umuzungu, akamushyira mu cyiciro buri mwaka bitewe n'uko akora. Hashira imyaka 3 akiri muri icyo cyiciro akazamuka mu ntera niba ari cyiza cyangwa akirukanwa niba ari kibi. Abakozi bashyirwaga mu byiciro 5 bitewe n'imikorere yabo, uvuye ku cyiza ugana ku kibi. Ibyo byiciro byakurikinaga bityo: indashyikirwa ari abo bitaga aba elite, neza cyane treble, neza bo, neza buhoro, asebo, nta kigenda mediocre. Umukozi uzamuwe mu ntera yazamukaga mu ntera mpagarike akajya ku rwego rw'umurimo rwisumbuye kandi umushahara we ukiyongera. Uwabaga ari indashyikirwa rero umushahara we wiyongeragaho 4%, uwakoze neza cyane yongerwagaho 3%, uwakoze neza akongerwa 2%, uwakoze neza buhoro umushahara we ntuyongeraga, naho nta kigenda yarirukanwaga burundu.
umukozi ugitangira akazi yabaga ari umufasha w'abazungu assistant, usanzwe hakurikijwe uburambe afite ku kazi kandi bigaragara ko agenda agakora neza. Umufasha usanzwe ari we assistant yahindukaga umufasha wo ku rwego rwa gatatu, assistant de troisième classe. Umufasha ku rwego rwa kabiri, assistant de deuxième classe. Umufasha ku rwego rwa mbere, assistant de première classe. Urambye cyane akamufasha mukuru wo ku rwego rwa mbere, assistant principal de première classe. Iri shuri rero rimaze gushingwa, abana b'abami n'abatware bo mu Rwanda no mu Burundi bagombaga kuza kwiga Astrida. Mu bahize harimo abahungu batatu b'umwami Yuhi wa gatanu Musinga, nubwo we yaciriwe i Kamembe mu Kinyaga. Tubibutsa yuko aba bahungu twabonye uburyo batumijweho i Bujumbura bakanafungwa, nyuma bakaza gushyikirizwa ise i Bukavu, bakaza kujyana n'imoba kugeza ubwo baje kugarurwa i Nyanza baje kwiga. Bukeye rero nk'uko tubibona muri iyi nyandiko yakozwe n'inteko y'umuco no mu gitabo cyitwa Chronologie de la Histoire du Rwanda, abo bahungu batatu b'umwami wa gatanu Musinga bize muri uru rwunge rw'amashuri ni Bagambake na Bushayija William ndetse na Masabo Methode. Bahize guhera muri Nzeri 1933 kugeza muri Kamena 1940 mbere yuko baciba imoba muri Kongo hamwe na se. Icyakora Bagambake we yari yarahavuye mu 1935 ajya kwiga i Nyanza kuko imibereho yaho yari yamunaniye. Ikindi gikomangoma cyahize ni umuganwa Louis Rwagasore mbere yo gukomereza amashuri ye i Ruveni mu Bubiligi. Rwagasore yari umuhungu wa Mwambutsa wa kane umwami w'u Burundi. Aho urwunge rw'amashuri rwa Astrida rwubatswe ubu ni mu mudugudu wa Kabutare, akagari ka Kabutare, umurenge wa Ngoma, akarere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Nshuti bakunzi rero bamwe Media TV, nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho, turacyari kuganira kuri Astrida nk'imwe muri teritwari zari zigize u Rwanda. Tumaze kureba urwunge rw'amashuri rwa Astrida rwitwaga Groupe Scolaire de l'Astrida, ubu ngubu rwitwa Groupe Officiel de Butare. Ubu rero tukaba tugiye kureba ahari urusisiro rw'abazungu. Aha rusisiro rw'abazungu, mwicare tuganire tumenye amateka y'umujyi wa Huye muri rusange. Nubwo Astrida yarimo imihanda yose yari imihanda y'igitaka kugeza igihe u Rwanda rwaboneye ubwigenge. Igice cy'umuhanda wari urimo kaburimbo cyavaga kuri Hotel Foko kikagera hafi y'ibiro bya teritwari, ubu ni kuri Casa Hotel. Ku nkengero z'uwo muhanda niho abazungu bari batuye. Urusisiro rw'amazu bari batuyemo rwaheraga imbere y'ibiro bya teritwari, n'ahari resitora y'Abashinwa ubu yitwa Chinese Restaurant, rukagarukira hafi y'ikibuga cy'indege. Rero amwe mu mazu y'icyo gihe n'ubu aracyahari, harimo hakorerwamo na zimwe muri serivisi za Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, andi yaragurishijwe ubu n'ay'abantu ku giti cyabo. Muri ayo mazu ya kaminuza harimo n'iri imbere y'ahagarara imodoka kuri Hotel Foko, bivuga ko yigeze kuba ibiro bya komini Mukura. Reka turebe rero urundi rusisiro rw'Imvoriwe cyangwa se uruzwi nka Quartier de Imvoriwe. Mu gihe cy'ubukoloni byari bujijwe ko umwirabura yatura mu rusisiro rw'abazungu. Niyo mpamvu leta y'abakoloni yari yarubakiye abanyarwanda bize bayikoreraga aribo bitaga Imvoriwe, urusisiro rw'ingoma. Inahashyira inzu y'imyidagaduro. Urusisiro rwari rugizwe n'amazu ya kijyambere yubatse mu buryo bumwe. Aya mazu rero yari yubatse mu buryo bwa kijyambere nk'uko twabivuze, ugereranyije n'ayo rubanda rwa Giseseka bari batuyemo, ariko yari mato ugereranije n'ayo abazungu babagamo. Hasi hari hashashemo isima, ibikuta ari amatafari ahiye, isakaro ari amategura. Inzu zari zubatse ku murongo kandi buri nzu igera ku muhanda. Uwize wese agahabwa akazi na leta y'abakoloni, bamuhaga iyo nzu akayibamo ntacyo yishyura. Aho urusisiro rwahoze ubu ni mu mudugudu wa Ngoma ya kabiri, akagari ka Ngoma, umurenge wa Ngoma, akarere ka Huye, ni mu ntara y'Amajyepfo. Imwe mu nzu cyangwa se mu mazu y'Imvoriwe Ingoma yari ituwemo na Ndahindurwa mbere yo kuba umwami, akora ku biro bya teritwari ya Astrida.
turacyakomeza tuganira rero kuri Astrida nk'imwe muri teritwari n'ubundi. Reka turebe kimwe mu gice gifite amateka akomeye cyane ariho bitaga mu Cyarabu. Uretse abagereki bake bahakoreraga, Abarabu b'Abayisilamu ahanini nibo bakoraga ubucuruzi muri Astrida. Amaduka yabo yari akikije umuhanda uva ku biro bya teritwari ujya ku bitaro, akagarukira ahari akazu karimo ishusho ya Bikira Mariya, aho Abarabu bari batuye hitwaga mu Cyarabu, kandi n'ubu niko hakitwa. Mu Cyarabu ubu ni mu mudugudu wa Busenyi, akagari ka Butare, umurenge wa Ngoma, akarere ka Huye, intara y'Amajyepfo. Turacyakomeza kureba uduce twinshi twari tugize teritwari ya Astrida. Ubu tugiye kureba kuri hoteli Foko. Hoteli Foko rero niyo hoteli imwe rukumbi yari iri muri Astrida ndetse no mu Rwanda muri rusange mu gihe cy'ubukoloni, mbere yo kubakwa kwa hoteli Ibis. Hoteli Foko yitiriwe nyirayo witwaga Foko, ikaba yaranywerwagamo n'abazungu gusa. Abashirakanguhe bavuga ko imbere yayo hari icyapa cyanditse mu rurimi rw'igifaransa gikumira abirabura n'imbwa, entre interdite au noir au chien. Iri vangura ruhu ngo ryaciwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu 1955. Ariko rero n'ingihe abirabura bari bemerewe kwinjira muri hoteli Foko, ababitinyutse si benshi, kuko hari ababitinyaga bakabona badakwiranye naho, dore ko habaga hateraniye abazungu benshi bavuga igifaransa gusa. Indi mpamvu ni uko ibiciro byaho byari hejuru kurusha ahandi. Icupa rimwe ry'inzoga ya byeri ryaguraga amafaranga 25 yakoreshwaga mu Rwanda icyo gihe, kandi ahandi ryaraguraga 15. Hoteli Foko rero yigeze gufatwa n'inkongi y'umuriro, ariko mu 1943 barayisana ikomeza gukora. Aho iyi hoteli yubatse ubu ni mu mudugudu wa Bukinanyana, akagari ka Butare, umurenge wa Ngoma, akarere ka Huye, mu ntara y'Amajyepfo. Akandi gace kitwa Cercle Frere Secondier. Mu gihe abazungu banyweraga muri hoteli Foko, abirabura bize bari batuye mu rusisiro rw'Ingoma, nabo bari bafite akabari kabo kihariye katagerwagamo na rubanda rutize. Ako kabari kari mu nyubako yitwa Cercle Frere Secondier, yari irimo n'ibyumba bidagaduriragamo. Iyi nyubako bari barayitiriye umufurere washinze urwunge rw'amashuri rwa Astrida witwaga Secondier. Nubwo nta tegeko ryabuzaga kwinjiramo, imiterere y'ako kabari yakumiraga abatize ntibashobore kukwinjiramo. Icyatumaga abatarize bahatinya ni uko hataramirwaga n'abasirimu gusa. N'abirabura bize bambaraga neza kandi bakaganira mu gifaransa gusa. Indi mbogamizi cyari igiciro, kuko ahandi icupa rimwe ry'inzoga ryagurwaga 15, ariko muri ako kabari bakarigurisha 17. Komite yayoboraga Cercle Frere Secondier niyo yari yarazamuye igiciro ku bushake kugira ngo nabo bakumire rubanda rwa giseseka. Muri icyo gihe inyubako yahuze ari Cercle Frere Secondier ikorerwamo n'ivuriro rya polisi riri mu murenge wa Ngoma. Ahandi tugiye kureba ni Katedrali Gatolika ya Butare. Katedrali de Butare iki ni ikindi kimenyetso cy'amateka ya Astrida kigaragara hano mu mujyi wa Butare. Ikaba yarubatswe mu 1934. Iyi kiliziya yitwa Our Lady of Wisdom cyangwa se Cathedrale Notre Dame de la Sagesse. Iyi niyo nini mu Rwanda, yitiriwe umwamikazi w'Ababiligi witwaga Astrid, watanze kwa 29 Kanama 1935 azize impanuka y'imodoka kugira ngo ibe urwibutso rwe. Mu 1950 rero misa ya yubile y'imyaka 50 Kiliziya Gatolika yari imaze mu Rwanda yasomeye muri iyi kiliziya. Muri ibyo birori habaye n'umupira w'amaguru wahuje u Rwanda n'u Burundi. Ikipe y'u Rwanda itsindiye Burundi, umupira wabereye ku kibuga cyari kiri imbere y'urwunge rw'amashuri rwa Astrida. Ntawarangiza amateka ya Astrida nk'umujyi wari ukomeye mu gihe cy'ubukoloni rero atavuze ko ariho umwami Yuhi wa gatanu Musinga yahuriye bwa mbere n'umwami w'u Burundi witwaga Mwambutsa. Bahahuriye mu 1929, ariko aho bicaye nta numwe mu basheshakanguhe
Huye ukihibuka aho Katedrali Gatolika Butare yubatse, ubu ni mu mudugudu wa Kabutare, akagari ka Butare, umurenge wa Ngoma, akarere ka Huye, mu ntara y'Amajyepfo. Nshuti bakunzi ba Mwami Media TV, rero turabashimira umwanya wanyu mwaduhaye muri iki kiganiro, ariko twaganiriye tumunamenya byimbitse ku mateka ya teritwari ya Astrida, imwe mu zari zikomeye. Ikaba ari imwe muri teritwari nk'uko twabonye haruguru 9 zari zigize u Rwanda mu gihe cy'ubukoloni bw'Ababiligi. Ikaba rero ari n'imwe muri teritwari iherereye aho ubu hitwa i Butare mu karere ka Huye. Twabonye ko yarigizwe rero n'ibice bitandukanye. Twabonye ahari Katedrali ya Butare cyangwa se Katedrali Gatolika ya Butare, tukaba twabonye Cercle Frere Secondaire, tukaba twabonye urusisiro rw'abazungu, tukaba twabonye mu Cyarabu, tukaba twabonye Hotel Foko, tukaba twanabonye kandi n'ahandi henshi hagiye hatandukanye twagarutseho muri iki kiganiro cyacu. Tubashimira rero uburyo mwabanye natwe muri iki kiganiro, tubashimira ubwitange bwanyu mu kudushyigikira. Mukomeza kudushyigikira rero nk'ibisanzwe mukora subscribe, like, share ndetse na comment. Turabashimiye.